Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nshimiye Imana kubw'aya mahirwe adasanzwe impaye kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana, twumve icyo ivugana natwe, twumve icyo itumenyesha mu ijambo ryayo. Twe abakijijwe, ijambo ry'Imana rikwiriye kutubera inkingi twubakiraho ubuzima bwacu, rikatubera umwuka duhumeka, rikatubera ibyo kurya twigaburira buri munsi. Ngushishikarije kurikunda no kuribonera umwanya uhagije, kandi rikaba muri wowe rigwiriye rwose. Nge ubasuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu. Tujye gukomeza inyigisho twatangiye ivuga ngo ibyirato byawe ni ibihe. Iki ni igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma. Turakibaza uko uwakijijwe akava mu bubata bwa Satani, akava mu buja bw'icyaha, akwiriye gutandukana na ya kamere, akwiriye guhora yibamba ku musaraba, akwiriye guhora yisonjesha ayima ibyo ikeneye byose kugira ngo Kristo arusheho kugwirira mu mutima. Bivuze ngo gupfa kuri njyewe, gupfa kuri ya kamere, kubamba kamere ku musaraba, nibyo bigena ikigero Kristo yuzura muri nge. Bivuze ngo uko nkomeje kugaburira kamere, uko nkomeje kuyihereza ibyo ishaka, nkomeza kuba wa wundi. Nibyo kuko narakijijwe, ariko uruhare rwanjye nyuma y'uko maje gukizwa, aricyo igice cya kabiri agakiza kuzuriramo, kivuga ngo ndimo ndakizwa ukagihakana. Nkwibutse yuko igikorwa cya mbere gikorwa n'Imana ubwayo, aricyo kivuga ngo narakijijwe, gukurwa mu rupfu rw'iteka. Ariko igice cya kabiri cyo ni Umwuka Wera ugikorana natwe. Bivuze ngo Umwuka Wera ntabikorera muri twe ku gahato, ahubwo adusaba kubyemera no gukorana nawe, no kwemera kubamba kamere yacu buri munsi. Bivuze ngo uyu wakijijwe rero, Imana ishaka ko ibyirato bye bidahinduka ibindi, ahubwo biba ibyirato by'umusaraba wa Kristo, biba ibyirato by'uko yakijijwe, biba ibyirato by'uko yamenye Imana, biba ibyirato by'imbabazi yagiriwe muri Kristo Yesu, biba ibyirato by'uko ari umwana w'Imana, bitaba ibyirato by'ibyo atunze, bitaba ibyirato by'ubwenge bwe, bitaba ibyirato by'uko abayeho, dore ko ari nabyo bigwiriye kenshi no mu bitwa abakozi b'Imana, yewe n'abavugabutumwa. Ibyo yirata si ibindi, ni imodoka agendamo, n'aho agurira imyambaro, ni ibihugu amajije kujyamo. Ibyo ntabwo ari bibi, ariko ntawe bikiza. Ni ugufata umwanya w'ubusa. Twebwe icyo turimo tuvuga ni ugukoresha igihe cyacu neza kugira ngo tubwire abantu ibya Kristo. Dufite igihe gitoya bavandimwe, kandi dufite abantu benshi bo kubwira. None nitujya kubwira abantu ibyo turya, ibyo twambara, ibyo dutunze, ibyo bizakiza abandi ahubwo tubarimamo wa mutima wo gukomeza kwikunda no gukuza kamere. Bivuze ngo inyigisho zibyutsa kamere cyangwa ziyigaburira, bivuze ngo izo ngizo zo ni ukuroga abantu. Nari mvuze ku cyo dukwiriye kwigisha twe nk'abigisha. Bivuze ngo ahantu uzicara urimo ukurikira inyigisho, ukumva uhagurutsemo, ukumva utandukanye n'uwo mwigisha, urushijeho kwikunda, urushijeho gukunda iby'isi, urushijeho kugira inyota mu mutima yo kugwiza ubutunzi. Mu by'ukuri izo nyigisho ntabwo ari inyigisho z'ijambo ry'Imana cyangwa se icyo Imana idusaba. Bivuze ngo icyo twebwe abakristo dukeneye ni iki? Ni ukumva amagambo ahora atwumvisha ko kamere yacu kwiriye gupfa. Bivuze ngo hari inyigisho zigaburira kamere, zikubwira ko ushoboye, zikubwira ko wifitemo imbaraga, nawe wakwiyizera, nawe ukomeye, nawe nyamara nta gukomera kuri muri wowe, nta nubwo ukwiriye kwiyizera. Siko ijambo ry'Imana rivuga. Nudasoma ijambo ry'Imana ngo uribemo, kuyoba kwawe bizoroha. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana wa mbere igice, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice ni cya kabiri umurongo wa 15. Haranditse ngo ntimugakunde isi cyangwa ibiri ku isi.
umuntu ukunda iby'isi nta gukunda Imana aba afite. Ndi gukoresha Bibiliya ijambo ry'Imana 16. Iby'isi nibyo ibi bagiye kubitubwira. Ibyo umubiri w'umuntu urarikira. Bivuze ngo icya mbere barakitweretse. Ibyo umubiri urarikira. Kurarikira kwacu gukwiriye kuba ari ukurarikira kunezeza Imana kurutaho. Kurarikira kumenya Imana kurutaho. Uku kurarikira ko kuremewe, cyangwa se uku kwifuza, cyangwa se iyi nyota. Dore ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose kwabwo, ibindi byose bizaza nk'inyongera. Bivuze ngo rero ibi ngibi rwose birasobanutse n'ukuri. Bivuze ngo iby'umubiri w'umuntu wifuza, iby'umubiri w'umuntu urarikira. Bivuze ngo kurarikira ni kamere. Ngo imirimo ya kamere iragaragara n'iyi. Bivuze ngo kamere ubwayo muri senta yayo mo imbere hagati harimo kurarikira, kandi kurarikira ibibusanye n'iby'Imana ishaka. Ni ukurarikira ibyerekeranye n'ubutunzi, nkumva ko guhazwa mu butunzi, gutunga byinshi ariho ndi buze kuba mfite agaciro, nkaba ariho sosiyete iri bunyemere, nyamara ibi ni ikinyuranyo cy'iby'Imana ishaka. Ese ndakomeza kuba umukristo ugwiza iby'umubiri urarikira, cyangwa ndaza kuba umukristo ugwiza iby'umwuka urarikira? Iby'umwuka urarikira ni ibihe se? Ni bya bindi kamere yanga. Ibyo kamere irarikira ni ibihe? Ni bya bindi umwuka yanga. Ikindi n'ibintu amaso ye areba akabyifuza. Bavandimwe, amaso yacu uko tuyakoresha biba muri bimwe mu bituma imitekerereze yacu yangirika, cyangwa se imitekerereze yacu ikira ikabaho. Ni gute ureba ikintu ukagitinzaho amaso kigatangira kuzana imitekerereze mibi muri wowe? Dore ko aya maso yacu ariyo tabaza, ariyo marembo yinjiza mu bwonko bwacu, yewe n'aya matwi. Bivuze ngo ibyo umuntu atinzaho amaso asa nabyo. Amaso yawe uyatinze. Bagabo, basore, iyo urebye umukobwa wiyambitse ubusa, amaso yawe akamutindaho, amaso yawe akamugumaho, ubuzi kuri urimo kuroga ibitekerezo byawe. Kuba umubonye ntago ari ikibazo. Mushobora no guhura utari ubizi ko muri buhure, cyangwa unibyo ureba kuri telefone yawe. Ariko kuki ubitinjijeho amaso? Uzi ko uri kwiyambura imbaraga mu mwuka, uzi ko kurimo kugaburira kamere yari igabwira muri wowe, ariko uri kuyikuza. Bizakubera iki? Nta kundi. Bizakomeza kukwica, bizakomeza kuguhungabanya, bizakomeza gutuma uri umuntu ubaho ariko nta kabaraga ufite mu mwuka. Icya gatatu, n'ukuntu yirata ibye. Bivuze ngo kwirata ibyacu nicyo cyorezo, nk'uko nabivuze cyane, cyugarije itorero ry'Imana. Nyamara ntago ari ubushake bw'Imana. Ibyo ni ikinyoma cya Satani. Kumva ko nimbwiriza abantu nkababwira ko mfite imodoka, nkababwira ibihugu nagiyemo, nkababwira ibyo kugenda mu rugo, nkumva ko aribwo bari bwumve neza y'Imana ku buzima bwanjye. Ibyo ntago ari bineza Imana yakugiriye. Ariko nta muntu biri buze kuza gukiza. Icyiza ibyo ni ukubiceceka, ahubwo ukagira abantu ubifashisha utiriwe unavuga. Ntago mvuze ko gutanga ubuhamya ari bibi. Abenshi usanga batanga ubuhamya batanabiganisha ko Kristo ari we wabikoze, batanabiganisha ko Imana ari yo yabikoze, ahubwo babyiyitirira. Hanyuma bigatuma abarimo kubyumva babaremo mu mutima w'ishyari, ntibabashe gushyikira neza ubugingo nyabwo bw'ukuri bubonerwa muri Kristo Yesu. Umuntu agahagurukaho yuzuye irari, umuntu agahagurukaho yuzuye kwikunda, umuntu agahagurukaho yuzuye imigambi yo kugwiza iby'isi, nyamara uko ni ugukuza icyo Yesu yaje kwica, kamere. Aravuga ngo umuntu nankurikira yikorera umusaraba we buri munsi, yemere gupfa, yemere gupfa kuri self, kuri wa wundi yarariwe, kamere ayitsikamire ntikurire muri we, yicishe ingeso za kamere, imbaraga z'umwuka wera. Noneho ukuntu twirata ibyacu, usanga kuganira n'umukristo tuvuga ko twese dukijijwe, ariko mu biganiro byacu, mu bitekerereze yacu tukaba nka rya jambo Yesu yavuze ngo
aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima w'uba. Ugasanga abakristo baraganira ariko nta biganiro by'ijambo ry'Imana birimo. Ugasanga ni ibintu bisanzwe biganirira, ugasanga ni ibintu bisanzwe barimo bavugaho. Nyamara bavandimwe, uku ni ukunyagwa. Abana b'Imana iyo bahuye bakwiye kuganira ku kuntu bashobora gukura no kumenya Imana kurutaho. None si ibiganiro byacu niba bitaganisha ku Mana, iki kigaragaza ko twemera Imana? Niba imitekerereze yawe nawe ubizi neza ko umunsi utekereza Imana ku munsi n'umunsi utekereza iby'isi, ugasanga ibitekereza Imana niko gahe gatoya, yewe cyangwa se nta n'agahara ko gahe, ariko iby'isi ugasanga nibyo bifasha umwanya munini mu mitekerereze yawe. Mbese utekereza ko ubwo ari ubuzima Imana iguhamagarira kubamo? Imana ishaka kuba mu buzima bw'umwuzuro wayo, ukagera ku kuzura k'ubumana, ukarenga aho ngaho uri, ukarushaho kuganzwa n'imitekerereze y'ijambo ry'Imana. None ukuntu twirata ibyacu, usanga umuntu ibyo atunze aribyo bimubereye agaciro. Nk'aho Kristo yakakubereye agaciro, ugasanga moto utunze, imodoka utunze, n'ikindi cy'agaciro utunze, telefone, imirima ufite, abantu muziranye nabyo bijya bitubera umutego. Ugasanga abantu muziranye bakomeye nabyo urashaka ko abantu babimenya, ukumva wakwiyeranja kakana abantu batazi bakakamenya. Nyamara uko kwirata ibyawe, uko kwirata ibyuzi, umva icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo byose ntibikomoka ku Mana Data, ahubwo bikomoka ku isi. Kuki ibintu bidakomoka ku Mana ari byo utindanye? Kuki ibintu bidakomoka ku Mana ari byo bikuganje? We niba ukomoka ku Mana wita Imana Data, ni ukubera iki ibyo ubamo bidahuye n'ibyo uwo Data ashaka cyangwa ibimukomokaho? Kuki uhisemo kuba umukristo umeze utyo? Bavandimwe, reka duhindure uko dutekereza, tubiheshejwe no kuvugururwa ku bw'ijambo ry'Imana. Reka nsoreze ku cyanditswe Pawulo yavuze, nkunda cyane rwose, nshaka ko kiduhindukira ubuzima kikava no mu magambo. Ndasoma muri biri ijambo ry'Imana, ni Abanyagalati cyangwa se Abagalatiya 6:14. Haravuga ngo naho njye nta kindi ngomba kwiratana kitari umusaraba w'umwami wacu Yezu Kristo. Uwo musaraba niwo utuma isi imbera nk'iy'uwubambweho, nanjye nkabera isi nk'uwubambweho. Reka dusenge. Ndagushimiye Imana kubw'iyi nyigisho washyize ku mutima wanjye kugira ngo ngaburire abantu bawe. Twese turashaka kunguka no kukumenya kurutaho. Amagambo yawe n'ay'ukuri, icyampa tukarushaho kugira inyota yo kukumenya kurutaho no kurushaho kugira inyota yo kuguhindura ibyirato, ibyo twirasemo bidafite umumaro kandi dukijijwe twarakumenye, ukatureba ugatangara, ukibaza ukuntu ijambo ryawe ritagwiriye muri twe kugeza tugifite ubupfu bwo kwirata ibyo tuzi, ibyo dutunze, aho twagiye, uko twambara. Mana, utubabarire ubwo bupfu bwose, uduhe imitekerereze mishya yo gutinza amagambo yacu n'ibitekerezo byacu n'umutima wacu kubikomoka kuri wowe atari kubikomoka mu isi. Udufashe, ufashe buri muntu wese unyumvise, umurememo inyota yo kurushaho kwirata umusaraba wawe, kurushaho kwirata ubuntu twagiriwe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.